abaturage baza abahungabanya umutekano. Yego. Nibongere intelligence y'imbere, bongere kwisanzurwaho, bongere pipeline babonamo amakuru, kuko harimo aho ngaho mu barashwe bari bagabye igitero, bahamagaza convoy ya M23 irazi ifite ibarasa, bakiri naho ngaho abaturage bayihamagaye. Wabyumvishe ayo makunda yazi c'est une politique à long terme, d'une façon à court terme igihe kigufi biragoye. Ntabwo abanyeshuri tukatuzana umutekano, bizagenda biza gahoro kubaho imihanda, kubaho iki n'iki. Hari igihe bazavugurura imijyi bakagenda bahindura amakaritsiye, aya ari amagenge y'abajura akabavuyeho. Tuzi ko no mu kubaka imijyi bundi bushya se bihindura imitekerereze y'abantu. Aho abagabajura bavukiye mu gasantere kamwe, umwe yajya mu yindi karitsiye bakaba baratatanye, bigafata imyaka nka 20. FDL yabaye hariya, wazarendo abahariya. M23 niyongere bira bipindi byabo na siyasa babwira abaturage mu nama. Abakadi bagire benshi, internal intelligence igire nyinshi kuko bafite gitu ya gisirikare, ariko gitu ya gisivile bayishyiremo imbaraga. Aho bageze ubakeneye intelligence ya gisivile. Ariko sira korera amaboko yande. Nakubwiye ko nta prime minister bagira. Ubundi zo intelligence zikora mu biro bya premier minister. Nta no muntu umeze nkawe bafite. Ufite ya mitegekere ihuje intara imeze nk'ubutegetsi. Ariko marisha tukiraho ni bubaka ubutegetsi gisa n'ubutegetsi. Ubutegetsi bugira internal security, urumva ihuje intara zombi, sino kuvuga ngo ni yakivuye amajyaruguru yirwaneho mwese yirwaneho. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Aka nkubwire Sandri, numva ko habavuye bijyana ibyo bintu byo kwica umuntu. Abantu bari ku rugomo, kuko umuntu ashobora kuba arwaye na hypertension, wamukubita n'urukino wagagapfa. Sibyo? Muri criminology akenshi ku bantu bize criminology, bw'ibyaha no kubigenza no kugira gute, bakubwira ko abantu bamwe batangira ku cyaha gito, uko bagenda bagihisha binjira in deep mu cyaha bikagera kure. Umuntu arabandagayo tuwamuhitana mije ibimenyetso ngiye gute patata. Seriously abantu bajya bareka gukora icyo biti cyaha gitoya, kuko gito kibyari kinini kikabyara kinini karundura. Abantu buriya muri Tanzania hageze kuba umuco kugiye cya Nyerere, ubusizi niba kiriho, iyo bakubitaga umuntu urushyi bagufunga imyaka 5, babara izi ntoki bakakubita 5. Niba mu Tanzania bazi gutukana, aragutuka ariko yajya gusumira, urumva ntimurambura amaboko. Umutanzania gutuka ashyize amaboko inyuma kugira ngo amaboko ataza kumucumuza. Rero mu Rwanda naho haba itegeko ryo guhana umuntu ukubita kanakomeretsa, ariko banza hari irungu batarashyiramo. Umuntu akina avana umubiri we awugeza ku wundi muntu gute. Erega umubiri w'umuntu ni privacy yiwe mu mikoreshereze n'imitekerereze n'iki byose. Wowe ujya gutacinga umubiri w'umuntu wawe wawukunaniye, wowe uramushinzwe, waramuremye, waramugize gute. N'umwana wabyaye ni mission wakoze umushyira ku isi, ntabwo waza kumwandagaza uko ushatse kose. None ushatse umuntu umurambo y'amaboko ngo urakubita, uko wamukubita nako wanamwica, uko wamukubita nako wamukomeretsa. Abantu baretse ko abanyarugomo bibatwaye iki? Ushaka intambara najye muri Iran na ntuzi ajye kurwana, hako kujya kurwanira ku mugore, kurwanya umugore byo nta n'ikigenda. Abasanzwe ari umunyantege nkeya ugiye kumushyiraho izindi zitanakenewe. Oya ya Masha, twikomeze kwindi gigo tunasoza. Aho nabonye Goma amabandi 5 wabibonye yarashwe nyuma yo kurasa umusirikare wa mama 23. Bamwe bati ariko se muri iyi Goma ko hakirimo navuga icyo twakwita sabotage, ese amaherezo bizarangira bite ko bisaba ko mama 23 igomba gushyiraho ubwirinzi ndetse buri kuri high standard?
none se Muventura waba telefone nawe utakiriye agakuru ati oya ntago ari byo n'abantu barimo utakira inkuru mbi tujye oya wagira ngo wanayibonaga kuko uyu muntu twarimo tuvugana ari muri bariya bakora ama operation n'ubundi yo guhiga abantu b'igoma nta standard yindi Muventura ikeneye nikomeze yiriho umutekano w'abaturage ni inyungu zabo kuko nuba bageze no ku rwego rwo gushaka gusabota umusirikare wa Muventura ibyo ni ikibazo kwacyo ariko ubundi kubundi abaturage baza abahungabanya umutekano nibongere intelligence y'imbere bongere kwisanzurwaho bongere pipeline babonamo amakuru kuko harimo aho ngaho mu barashwe bari bagabye igitero bahamagaza convoy ya Muventura irazi ifite ibarasa bakiri naho ngaho abaturage bayihamagaye wabyumvishe ayo makunda yazi mbwira byagenze bite none ngira ngo ni muri yose kurimo gusoma ahubwo abajura bateye ahantu barahayogoza abaturage ko Muventura yatanze nimero urumva ikintu Muventura yakoze ari cyo mu gihe cy'amarondo kuko abajura biruganiza ku manywa batangire patrol kare hakiri ku mugoroba kandi bagire amasite y'amarondo urumva n'amanimero yaho n'amariyezo yo kuyahuza ku buryo niba hari karitsiye iba ifite patrol z'imodoka zihagije nk'eshatu nibura imodoka zo barazifite ntabwo ari ikibazo noneho ku buryo bitatwara iminota irenze 2 ahantu habaye akantu abasirikare bakahagera bizagabanya icyo kintu noneho no kwizerana n'abaturage bakabaha amakuru ya nyayo kuko buriya mu baturage urabitondera abaturage bashobora kuguhamagara ngo turatewe kandi ahubwo bazi ko hari muri bunyure hari ambushe ugasanga ubwo buryo bwakoreshwa mu guhemukira abasirikare nta nubwo Muventura izagabanya criminalite mu gihe cy'umwaka umwe maze igiye kumara ifu iyoboye hariya nese abasirikare uko bashatse kuvuga ko ayo mabandi iyo aza abaturage kuba bahamagara atari iby'agaciro ni iby'agaciro ariko nibo babahishe nibo bacumbikira mu bipangu rega abaturage nibo bazi amakuru y'amabandi ntago abasirikare bafite akamashini bareba ngo umenye ngo uribande ntabwo uribande FDL yabaye hariya wazarendo aba hariya Muventura niyo ngeye birabipindi byabo na siyasa babwira abaturage mu nama abakadi bagire benshi internal intelligence igire nyinshi kuko bafite gitu ya gisirikare ariko gitu ya gisivile bayishyiremo imbaraga aho bageze ubakeneye intelligence ya gisivile ariko siri akorera amaboko yande nakubwiye ko nta prime minister bagira ubundi izo intelligence zikora mu biro bya premier minister nta no muntu umeze nkawe bafite ufite ya mitegekere ihuje intara imeze nk'ubutegetsi ariko marisha tukiraho ni bubaka ubutegetsi gisa n'ubutegetsi ubutegetsi bugira internal security urumva ihuje intara zombi sino kuvuga ngo ni yakivuye amajyaruguru irwaneho ngo mwese irwaneho internal security nicyo kintu bishinzwe igishigira internal intelligence none abasirikare basigare mu byabo evidama bakorane ariko hakeneye intelligence yo mu gisivile kandi ijyamo n'amafaranga menshi ku buryo hari umuntu umwe wambwiye w'umusirikare ambwira ukuntu ngo yigeze kureba abasirikare ahantu babaga yari umukomando ukomeye urumva ngabwira abasirikare atari ko se abahungu bacu ko mwafashe umujyi mwebwe ntago mureba bari kurana ngabicira ijisho uzi cyo abicira ijisho no mu maneko FDL waraje gucuruza miti mu marembo ya mu marembo yo kuri umusirikare ukomeye nako aturiye muramuzi aturiye ni Karundura n'amapeti yajyaga yambara bahita bamucakira nese urumva umuturage nk'uwo ngo guhaye amakuru sibyo ushobora kumukavaringa ushobora kugira gute ariko yako nibyo navugaga bo baraziranye ibihararumbo barazibizi ibisiribo byatwaraga imbona mu bazarendo M23 imbere yo kuzamura ya misoro yahanitse nibiretse kwitaranya n'abaturage ibanze bacunge neza babanze bayiha amakuru y'ingenzi kuko niba yijundikira imisoro ntibayiha ntuze nishyira agapira hasi ibanze baterete batongoza ibakarese karese politiki nazo ziremewe urumva babone ko hari impinduka zabaye abazariga bazakuzana amakuru ashoka nka niri shoka muri Mediterane ariko nutangira kuzana amategeko akaze na Tshisekedi atagiraga baravuga ngaho tuzaguha amafaranga dore imisoro ni mwakire nange muzirwaneho ku mutekano krize bari kuzakimura mu myaka 2 yaza batwara imyaka 10 abaturage batereta kandi baguha amakuru abakongomani bo n'abana beza bakubwira byose nabonye banayishije gukubita abantu ibiboko nigabanye ibiboko igabanye iki inyeshyamba n'ibiboko n'umunsi warwo urumva baba bumva bakemura ikibazo ariko bateza ikindi
yego umuntu wakubise ikiboko nta makuru yaguha Mm. ariko umuntu wahaye siyasa nzima yego aravuga ati nari nzi ko mundangije cyagiye nanjye nta kintu nzabima ni ubwenge bwinshi bukora hariya so ndumva aribyo navuga rero ntabwo ntarirarenga gusa abaturage badukurikiye barigomba bumve ko umuntu wagiye agakubita Sadek akayicurika akayicurukura akayitwara inagana gutya nk'ihene iri ku cyokezo yego FDL n'abandi bose ntacyo bazakoraho kuri M23 c'est une question du temps ni igihe cy'igihe gusa M23 izarangiza ibibazo biri hariya ariko guhindura abantu changement de comportement ni ibintu bifata igihe kirekire cyane c'est une politique à long terme d'une façon à court terme igihe kigufi biragoye ntabwo abanyeshuri tukatuzana umutekano bizagenda biza gahoro kubaho imihanda kubaho iki n'iki hari igihe bazavugurura imijyi bakagenda bahindura amakaritsiye aya ari amagenge y'abajura akabavuyeho tuzi ko no mu kubaka imijyi bundi bushya se bihindura imitekerereze y'abantu aho habaga abajura bavukiye mu gasantere kamwe umwe yajya mu yindi karitsiye bakaba baratatanye bigafata imyaka nka 20 yego hanyuma ukaba ubona se igisubizo muri uyu mujyi wa Goma ari uko niba ayo mabandi bayamenye bakora iki kuba bayarasa nyine kuko reka nkubwire masha bajya bavuga ngo niba umuntu yinjiye mu rugo rwe hari icyo twita self defense akaba yazana umuhoro ntawe nyine uritabara si byo se hari ubirenga se ko barashwe oya nagiye impamvu bikubajije nagiye baravuga ngo ariko se ngo mwagiye mu bafunga ngaho kubarasa nyine ubona ari mu tuntu mugani hari ikibazo kiri mu ntambara ya Kongo ya na M23 na leta yego ntabwo ariko ndamenya impamvu yacyo dore ko nigize umusesenguzi sindamenya impamvu M23 isabwa n'abantu bamwe ibyo badashobora gukora yego no niba M23 ari abantu bameze nk'abantu badafite ubwenge ntabwo mbizi mwebwe mu bagabye bitero murimo kwibisha imbunda ntimurazishyira leta ntimurazishyira M23 ntimuragira muti so mugashaka sympathy kuri M23 yo mutayifitiye mutanye no kwirasira ku basirikare urumva yego ntabwo Sandra uzabimfasha uzamusesenguza uzakibazo kuki M23 ushobora kubura umubyeyi uri muri M23 yego ababyeyi babaheze ishyanga sibyo yego undi muntu uri ku isambu akumva aragusaba impuwe umubyeyi wawe atigeze agirirwa atanafitiwe utanamufitiwe urimo kubimusaba wagombye kubwira M23 uti haro General Makenga mwaciye abo bene wacu bakaza tugatunganirwa tugaturana ko nta myigaragambyo yo gucyura impunzi nari nabona kuri Goma impunzi ziri hanze izi ngizi yego donc abaturage bavuga bati dukeneye bene wacu kwaza duturanye tutakizaho baherereye nkumbuye kana kubi mahama nkumbuye kana kubi ariko urasaba M23 ibintu birenze sibyo yego yani bayiraseho yo izita kurasa no ntago ari ku bintu byubatse niba ufite imbunda barakurasa there is no problem kuri icyo ngicyo yego niba nta ntwaro ufite bagukoraho iki ubundi ujya kwiba kubera iki wajya gukoresha amaboko yego oya ngo biba bisaba yuko ngo izo sabotage zigomba kugumamo bakagaragaza bati murabona yuko abantu bakomeje gupfa mu duce ndetse ino mama 23 ikontrola ubwo ni kwa Tshisekedi nyine baba bagomba kubashyiraho navuga ni nk'urusyo ntabwo niba tuvuge mu 23 yahuye n'igenge y'amabandi 35 hako ntabwo ari yonyine yibwe muri Goma yibye Monsense barimo urumva yego n'ahandi barahari ntabwo wavuga ngo ni igihano yashyizeho ngo ifashe wese shyira kuri firing squad bakarasa ubwo niko context yari imeze circumstance basanze niyo gukoresha amasasu bitewe naho basanze abo guta muri yombi bashyiramo amapingo njya muri abaganzira ku ma stade okay M23 bashaka kwihirikiraho urusyo ariko izabima amatwi ikora ikigomba gukora ntago yaje kujenjeka hari imyaka amaze mu mashyambere hagije ije gukira ababiye n'abaturage bigoma se bazabanze bajya mu mashyamba bamara imyaka nk'iyamaze nibwo bazamenya icyo gukora none batangira kwisabota ku masasu inyeshyamba zizabakora mu kwabo kandi muzabyicuza wazihaye amakuru ntago inyeshyamba zikina ubona zibasekera ntago inyeshyamba mufata serivisi ziseka ibyo biri gucunga kuri jo ko nari ikintu cyo kwituritsa ufite inyeshyamba nyawe ntago iza gukira nawe ahubwo mwakira mwateguye umupira mwakira mwateguye andi marushanwa iyo ni siyasa y'inyeshyamba ariko zarariwe zira nta kuza kuzikinisha ntibubahiriza ibyo amategeko sibyo niba ari ikibazo bagikemure mu buryo kwaza bamaze kubashyiraho abayobozi bafite ba burugomesitiri bafite abandi bose
ariko gutera hejuru ngo inyeshyamba ngo zize ngo zifashe amapfubyi ahantu harimo guturikira amasasu, ibyo bazagende barebe undi babisaba tubirebe ko batabisabira agakisekedisi ikibazo. Ariko nanabonye Goma abapolisi benshi basoje ikosi ngo bagiye gucunga uduce, ahubwo ako kantu ubu ntanze imbere inyeshyamba zitagira igipolisi. General Makenga niwe kuri iki kiganiro, chef wa polisi ya M23 nindi, erega bamaze kugira abantu bameze nk'igihugu Sandrine, abantu bafite imijyi ikomeye nka kuriya, yewe cyo kora mu traffic zabo, bakenera polisi iri forte, ifite imbaraga, ishobora no kurwana mu gihe byabaye ngombwa, bakagira intervention force ya polisi irasa irwana n'ibitwaro biremereye. Rero ngo bagiye gucunga uduce bafashe, abasirikare benshi babikoraga babakusanye bajye ku mirongo y'urugamba. Ikibazo bazazara amabandi nabo oya bazabanza bagire bashishoze. Duraho nibere abazarirwa benda kumera kimwe bose. Ayo mazi araryoshye ko mbona oya nyunguta areba gasukari shasa urugo wambe office kwakirira amazi ikintu bakongeraho niki baba ngo bapfunyikiye mu amazi sha amazi mwamfunyikiye umunsi. Mashara ari kwimagine karaka juice ari kunywa disi mwise mbibona ko ubuze kwagiragwa neza. Reka dusoze nago we pe dusoze njye kukugurira agakofi ngura agakofi nta kundi urabona ndarushye sha nukuri kandi wowe yawe ni wowe njyewe nta dureba pepe ntayarimo Sandrine imbere y'Imana nayo nabonye nko nuko utaburi kuri kamera wazanye itasi itarimo amazi bane itasi uza kugira itasi ngama mashareka nayo nukuri ndasabira abantu b'abakongomani kutamera nk'abafarisayo, kutikoreza imizigo mu venture batashaka kwikorera, niba ari umutekano bashaka, urumva yego umubyeyi uriya muntu ukinisha ari mu nkambi y'impunzi, none umutekano wawe warawurinze wakunana no kumuha amakuru, yego sibyo. Ikindi nasaba mu venture ni kire ikintu kimeze nka leta, kigenzura igipolisi, kigenzura internal security and intelligence, urumva ubundi abasirikare babaharira ibyabo, izo nzego zibaharira ibindi, bashyiraho M23 ikene ministere nye iyubanye n'amahanga ikorera hamwe apana bya Bertrand Bisimwa bavuga ngo ngashinzwe ubanye n'amahanga, ikakenera ministeri ya internal ubutegetsi bw'imbere mu gihugu, urumva yego iyi mari sibyo, yego of course ni y'abasirikare, ariko internal yajyamo n'abapolisi n'abasirikare, yego nta birenze, none bakagira coordinator, bahere ku ministeri nka dutanu bashyira akantu gasa na leta, yego noneho icyama kibirebera ku ruhande, bitabazwa nanga, bitabazwa Bisimwa, bitabazwa ikiriki, nashaka azaba buyobora, batangire bakanga leta, bashyireho leta yindi irwanya ubutegetsi iri mu burasirazuba, bazarise zajyaga zibikora, bagiraga abaminisitiri bakomeye pe, babizimakara bagize ibyo bayoboraga bande yandi bakagira ibyo bayobora, urumva icyo kizafasha. kandi M23 nibona bishoboka aho idashoboye gukora ibiyinanira izashakisha ukuntu yakohereza abantu kwiga, kuko polisi ni ubuhanga, criminology ni ubuhanga, itangire yohereza abana kwiga yego hakiri kare itarasoza n'urugamba, kuko burya umuntu ukora ikintu agikunze it's good, ariko umuntu ukora ikintu yarakize, urumva yego biri good kurusha biba akarusho, yohereza abantu kwiga, yego byanze kurwana n'unzi kurasa ntabwo bihagije. Ikibazo cya nyuma aho mama 23 yatangaje ko abacanshuro bo bababwiye ko ngo nibasanga Uvira abatazahagwa ati nta numwe tuzagirira impuhwe, ahubwo nibasubira iwabo, ati nkuko byagenze Goma ntago ariko niko tuzabigenza. Ubundi sabagira impuhwe bazibasabye kari amategeko y'urugamba avuga, niko M23 nigireke ibyo ngibyo mwana, none ubundi ni iki amategeko y'urugamba avuga? Ntago abantu mu Rwanda ntago bica, bavuze ko na numwe nyine uzasubirayo, noneho bazamufata bamusubiza iwabo n'ubundi bazisubiramo, ati mwataha hakiri kare rero shaka ibyo nibyo niko yababwiye, ariko bavuze ese nabo bajye bagira impuhano bita bacanshuro, wa mugani ya mizigo babikoreza umuntu w'umucanshuro, kuko uva bamugira gute, ariko uzi ko babaye umucanshuro uba wasebye, ariko nyine iyo babaye umucanshuro nese ntibagiye kubica nyine, ariko hari amafaranga bari ati uno mujyi wa Uvira ni muvemo kare kuko nta muwe none tuzagira, bazazigira barabeshya, bazabarya se none se bazabarya ubwo nyine ni umututu w'imbonda. Umva nkubwire Sandrine, igisirikare no kumvikana, igisirikare no kubuza amategeko,
ariko mukeka ko nta muntu wa M23 n'umwe iyo yari yadiringa wenda bamutwaye ngo bamugarure ntabwo byabura wa mukobwa w'umurundi wafatiwe muri Minembwe y'umusirikare harya Remberance ninde uko yitwa simuzi ntabwo nabyitayeho umukobwa w'umurundi kazi w'umusirikare wafatiwe Minembwe na twirwaneho na M23 ifoto na video ntitwayibonye ubuse nta makuru avuga yuko raba hari ubundi bamweshanje abarundi nabo bari batwaye yasubiye Burundi wo nta wabo babonye ariko hari ikintu kibano kwisi ubona abatazi ntabwo babimenya byose ariko menya ngo uko mukina diro nuko wakina nende ingabo z'ubundi na M23 bajya baganira iyo ari amakesi abaye ngombwa nta komanda utaganira n'undi barebana muje mukesurana ariko mwaganiraga ubwo se kumva bamwe exchanges bakagira yapfuye kugenda se makuru buriya mu nda y'ingoma bavuga ati buriya namwe wanyu namwe wabanga amazi arafatwa nange mufata undi ugatema muzane sha mushyira hariya ku ikorosi tureba nawe arasanga uwajya agendera nawe agende M23 ibikanga adversaire abizafatiza abasubije wabo abizarasa bazaraswa ntago igiye gukora amahano n'amanyanga itakoreye igoma ngo igiye kuyakorera aba mercenaires bibaye ngombwa bataha mbere nibyo byiza kuri bo ariko nibafatiza abatanga izabarya n'abakanibare Masha ndagushimiye cyane Imana igumugisha kusesenguzi bwawe ndetse amakuru yacu n'ibiganiro nakagaruka wakoze cyane wahuronke ndabona ushimira nk'umuntu utabishaka wagira ngo hari ikindi kibazo ufite kandi ubwe ngo wakoze cyane time is up so, time is money kanda kanyenyeri amafu ahisamira none ahisamira nk'imboga zihuye n'umwotsi iyo bavuze ko kanyenyera ibyanjye ubimenye wavuga ati kumbe ariko nta kibazo ubutaha uzanyibutse igihe nzakawukanira merci oya kama Yesu oya nzameze neza musibejo musibejo sawa ndikamusebera itariki nkubwiye urakoze oya uvuze musibejo merci d'avance urakoze nawe kandi abadukurikiye bose tubashimira amen. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.